Yes, nkomeje kwifuriza ibihe byiza mwebwe mukurikiye Sura TV 1. Nkuko ejo mwabibonye ya mpano yaje kuba yaburanishwa mu rukiko rw'hariya Kicukiro, ariko bamwe mu bayuda cyase nkuko ya mpano urukiko rwaje kwemeza yuko agomba gufungwa iminsi 30 y'agateganyo. Bamwe mu bayuda nkuko byatangajwe na Yago Pondati batangiye kuba bakivuga ibigwi. Uti ese byagenze bite? N'amagambo Godfather uzwi kuri TikTok yatangaje, none abantu benshi batangiye gutera comment bagira bati bujya koko uyu niwe ubyihishe inyuma cyangwa se hari abandi benshi babyihishe inyuma. Mwabantu mwe nakubwiye yuko nzaza nkucukumbura akantu kose uko kavugwa ku mbuga nkoranyambaga byose biba biteretse anga rwose kuri chaîne ya Sura TV 1. Yes, Godfather atangaje amagambo kuri live bituma abantu benshi batangira kuvuga bati nyamara ko ibyo Yago Pondati yavugaga n'ukuri. Ndeka nkureke wiyumvire ibyo Godfather yatangaje ndetse bigaragaza kuba yakivuga ibigwi ndetse akanivuga ubugome yakoreye uwo twakunze kwita uwo Rizagwira Floriye ari we Yamano. Reka nkureke wiyumvire, ndaza muri namwe muri comment mukanya mumbwira muti ese mubibonye mute? Ntamanuke narekurwe Juga kaza yuzuye amarangamutima narenganurwe, ntabwo ngiye uko ariko nkora. Hakaza undi, ni ukuvuga ngo ahangaha hashobora kuza undi akavuga ati no, uwo afitanye ikibazo ni inshuti yanjye, yaramuhohoteye disi, yari yaramwishe ukatsindwa nawe mu muntu nibafunga amaheru. So ntabwo izo kote rero ngiye nzijyaho. Ngiyewe iyo byamaze kugera nk'ahangaha nk'umuntu uri gutanga inkuru mba netre, nkajya hagati nkagenda nkisha inyuma y'itegeko nkavuga ngo itegeko rikora akazi karyo, nibasanga ibyaha bitamuhama turamuwelcominga muri community, muri society, agaruke tubane nawe. Nibyaha nibimuhama akaba yarakoze ibyo byaha itegeko ribimuhamije bafunga ubuzire. Ahangaha niho rero ntajya numvikana namwe mukumva ko nifuriza ngo umuntu afungwe. Aho niho ntandukaniye namwe. Ntabwo natangaza inkuru nafashe kote. Ndamutse mfite amarangamutima nkaya yawe ntabwo nakuba ibyo Pionika ari kuvuga. Ntabwo naza no Pionika naza nkamubwira nti tubwire inkuru iduhumuriza imitima. So uwo nguwo ntabwo ari ngiye. So reka tugende rero. Muchomante, how are you doing? Good, sir. How are you? Good. I love your voice, baby. I know. Thank you. Can you? Stop, man. I wish you could hug me. You kiss me, and I can kiss you on your neck. Hey! Hey! Like that? Like that. You like the kiss in the neck? Yes, I love it. You do? Yeah. So your opinion, tell me. I want to hear from you. Give me a second. Okay. Godfather we. Yo. Akandi kantu menye ubwo nari nsotse umuavoka ikintu yavuze. Yego. Umugore we yaramubabariye, yatanze nibarwaye imbabazi muri system irimo. Exactly. Ibi ngibi nabivuze byifungura live abakuru ndayafite. Yeah, baramubabariye nibarwaye imbabazi muri system. Yeah. Umugore we yarayanditse bikimara kuba bamwe mu bantu batifuza ko cyangwa bakomeje gusapotinga abahanzi. Umuntu wa mbere wahagurutse akegera Vava n'umuntu bita Nubja wo muri Country Record, n'umuntu bita Babu. Urimo kumva? Nibo bahagurutse begera Vava. Urimo kunyumva? Man. Babona abantu bari kugira gutya. Nzaro sinababwiye ko Vava yanditse ibarwa gifungura live. Turi kubyumvikana. So urumva ko hari amahirwe menshi niba ayo makimbirane hari ikintu abantu batajya bamenya, ntibazi yuko dufite babyita gute Pioni? Kwa kundi bahereza abantu bahereza abantu kubanza kuganira bakiza mbere yuko bagira babyita bata. Babyita ama propagation cyangwa se propagation babone noza mu cyangwa se mediation.
mediation exactly. So ibingi rero niko bimeze. So ya umudamu wa ya mpano yaregerewe arangije kwegera bamusaba barabimusaba kandi ndatekereza ntabwo ari kubyanga. So ariko wa modoka we wakijwe nande yo kuki ibyo bintu biba ari uko nyine ari uko habayeho ikibazo nk'iki ngiki. ahubwo njye numva igitekerezo natanga ibyo bintu byakagombye kujya bibaho mbere yuko habaho ibibazo nk'ibi ngibi. ibibazo n'abo bantu babaregera abo bantu bakagombye kuba ari abantu ba hafi ba famiye bakanabagira inshuti. ese we ntabwo ngibi nabikubashije hano nabikubashije umbwira ngo iki nabikubwiye umbwira ngo iki nakubwiye nta nshuti bari bafite zishinzwe ibyo bintu ahubwo inshuti zigaragarira mu bibazo nk'uwo babu nk'uwo nopuja bivanze muri ibyo bintu bakabaganiriza famiye zikumvikana bakagombye kubagira inshuti za nyazo. naho ubundi mu gihe ufite njuga ufite piyonika ufite embasuraha ufite ukabita inshuti zawe turakuryarya turakubeshya ntabwo tugukunda ibibazo nibiza turakwitandukanyaho. so anyway ufite godfather wakuvugiye cyagiye ibibazo nibiza arakuvaho twebwe dushaka inshuti za nyazo. So the thing is reka dutegereze urubanza igihe ruzasubirwa tariki ni kwa gatanu piyoni bagenda. hari amahirwe menshi cyane ko ya mpano ashobora kurikiranwa ari hanze. amahirwe menshi arahari kuko urumva nkuko nabigusobanuriye ikintu cyo gikomeye kuruta ibindi ni kiriya cyaco cy'amagambo y'ivangura icyo ngicyo ntikirimo. icya kabiri kucyo kugonga bivugwa ko nyine ari moto we yitambitse moto ikaza ikamugonga. ibyo ngibyo biroroshya cyo kubwinjira cya mu bwicanyi. urumva ikirumogi yarukurwamo ntabwo ari nko kujya mageragere yanarwemera avuga ati njyewe najye no kwa muganga rwose umuganga namuzana akavuga ko namubwiye ngo binkuremo. ibyo ngibyo ya mpano yabivugiye hano live niba mubyibuka. ubwo urumva ko rero amahirwe menshi ari kuri we n'imbabazi ku cyaha cyo kwangiza ikintu cya telefone nk'umugore aho ngaho harimo imbabazi. wenda ku cyaha cya sosiyete kirimo ni icy'urumogi. urumva urumogi bazamutwara aho batwaye Ruzima cyangwa bamukurikirana ari mu rugi we. ni ibyo ngibyo. Ruzima se ntiyagiye ntari ntuza ntari gitagata. amahirwe menshi ari hano ni rihabu tu. ni rihabu. rihabu niyo cyane igomba kuzava muri ibi bintu nyine ku giti. ku byo ndeba ntabwo ngenda umucamanza. ku byo ndeba rihabu niyo mbona ko akenshi iriyo iri guhabwa amahirwe. Okay. Ngayo nguko so ndatekereza abantu mwese mwari mutegereje kumva iby'urubanza rwa ya mpano ngaha murumva uko bimeze. Ya mpano nasohoka hakabaho ukwiyunga n'umugore we niba yamuhaye imbabazi niba yaranditse iyo baruwa nuko genda nimbizi ko yaranditse nababwiye ngifungura hano urimo kumva people abantu baraza hano bakaza bagaturagurika you have no idea. So ari uko abantu benshi bagenda bakajya mu marangamutima baragenda bakajya mu marangamutima ariko ntabwo ngiye nzakora inkuru ngendeye ku marangamutima. I do ntangaza ibiriho ntabwo ngiye dukora mu marangamutima. So ngayo nguko reka dutegereze turebe kwa gatanu bizagenda gute. tuzaba twashinze agatebe hano tuzaza twumve nataha tuzagira gutya turi kumwe namanuka tuzakurikira itegeko turi kumwe nuko bimeze. ubwo ibyaha bizaba bimuhamye cyangwa hazaba hari ibyo agomba kuryozwa. niba muri kuri agataha bazaba bakurikiranye itegeko rizaba rikurikijwe. ngiye iyo byamaze kugera mu gufata umuntu no kumufunga jyana n'itegeko. Are we together? turi kujyana. Pioni reka ngushimire. Thank you so much big man. ubu duhaye update nziza cyane. ibi nibyo twita akasamutwe. turi kumwe. amakuru yanagezweho na yahe